nuko n'ubuyobozi kw'iki gihe niko bumeze. Umuyobozi yarajya ku buyobozi byo bisabye ko yivugana undi. N'urugero ndabaha nk'urugero hadutse hari ibyavugwaga noneho wowe ukabisoma ukumva ngo byaba bimeze bitya ngo gutya twumva ingoma z'ubwami uko zabayeho mu Rwanda, twumva uko uburyo bwagiye bisimburanya, twumva uburyo kibagiye wenda umwami ntihabaga wenda kurasana, umwami yicaga undi bamukumva ngo yarozwe bakarogana, umwana w'umwami kugira ngo wenda bo kumutwara ubwami akica undi kugira akaba igitambo. N'ubu niko byaje, ahubwo byaje mu yindi sura aho kugira umuntu wenda afata ubutegetsi bisaba ko aba MPO TV. Giye kuba ikaze kuri MPO by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mubana natwe waba uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo, tuguhaye ikaze. Nk'uko bisanzwe tugarutse hano imbere ya screen zanyu kugira ngo twongere tubagezeho ibiba bikubiye mu busesenguzi twagiye tuzana n'amakuru yandi abagiye ari hano hanze. Uyu munsi twaje dute? Uyu munsi twaje tugiye kubasanishiriza ibiri kumo birabera hano ku isi. Intambara ziriho ubu ngubu zari zarahanuwe, aho hahanuwe ko amakimbirane hagati ya Isiraheli ndetse n'abihugu by'Abarabu ari amakimbirane y'igihe kirekire kandi ko azahoraho. Ibyo byose bikubiye mu byanditswe byera. Turebe inzangano ziriho hano kuri isi mw'iki gihe zari zaravuzwe. Hari byinshi byagiye bivugwa, hari ibyagiye bisohora, hari bitarasohora, ibyo dutegereje ko bizasohora, ariko hari bizarangira harimo n'ibitazarangira. Ibyo byose bivugwa, ibyanditswe byera bisobanura ko ku iherezo ry'isi cyangwa se igaruka rya Yezu Kristo hari aho bigomba kuzahurira ndetse ko aribwo bizarangira. Bishatse kuvuga ko icyo wakora cyose n'icyo wabasha kugerageza cyose, ibyo ngibyo ntago wahindura umugambi w'Imana. Ndagira ngo warukomoje kuri Sodoma na Gomora ubwo iyo miji yarimburwaga. Bibiri tubwira ko harimo ubusambanyi ndengakamere. Ubusambanyi ndengakamere, Yesu urakoze cyane. Aho umwana yasambanaga n'uwakamubyaye, yaba umukobwa cyangwa se umuhungu. Umugabo agasambana n'umugabo mugenzi we, umugore agasambana n'umugore mugenzi we. Ndahamye neza ko umwe kubibona niho turi tubona ababatinganyi bari kugenda baduka. Niho turi kubona abana batoya bari gusambanywa na base. Niho turi kubona umwana mutoya w'uruhinja ari kugenda akagenda akajya ku mugabo umubyaye umeze nk'umubyaye akagenda nta kibazo. Ibyo byose ni ibihe bigenda byisubiramo. Tugiye kubagezaho isano n'uburyo naho bigenda bihurira n'uburyo ki na kera hose byabayeho atari akubu ngubu. Erega ntitugafatire ibintu uko kera byabayeho, ahubwo hari generasiyo zabayeho zibibamo, ariko ntabwo tugomba kubyubakiraho. Twakubakira ku byiza, ariko ibitari byiza ntabwo dukwiye kubyubakiraho, ahubwo twari bese no zigezweho gute? Ese zo kuki zishaka kugendera kuri iyo mico? None se reka nkubaze, kera ko habagaho kurasaga, ubuse biracyabaho? Kurasaga ariko byahinduye isura. Ko habagaho kunywana, abantu ngo baranywanye. Ibyo bintu biracyabaho? Ubu ngubu kubera nyine isi yagiye ihinduka ndetse n'abantu tugakomeza tugenda tuba babi. Uko iminsi igenda ishira niko abantu tugenda tuba babi, niko ikiremwa muntu kigenda kiba kibi, niko umuntu kugezaho ubu ngubu. Mbere kera wenda ntago byabagaho, sinzi wenda niba byabagaho, abadukurikiye bari buze kubitubwira muri comment. Umwana yaragenda, ubu ngubu umwana aragenda akica se, nta gitangaza kibirimo. Isa akica umwana, bapfa umutungo. Ibyo ni ibintu biri kugenda byerekana ko isi yabaye mbi. Ntago wajya kunywana n'umuntu. Ubu ngubu handutse indwara ko ibyo by'ubusambanyi twavuzeho. Wanywana n'umuntu ko iyo munywanye ni amaraso y'unywa nawe akanywa yawe. Ni abantu benshi bandwaye sida kubera iki? Kubera ubusambanyi. Abandi barwara izindi ndwara. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ugiye gukora ukavuga ngo ugiye gusubira muri wa muco wa kera, ugiye kunywana n'undi muntu, ushobora gukuramo icyo nakwita ko indwara zidakira, cyangwa kabutindi. None se kuki ibyo niba byari byiza, kuki tutabyimukanya ahubwo tukimukana ngo n'ubusambanyi kera kuva na kera bwahoze? Twebwe tuje kugira ngo tubisesengure tubyerekane. Ni ibintu byabayeho, bwahozeho ndetse n'ubu buragaruka.
ni ibintu bigenda byigarukamo, tugenda kwa kundi isi izenguruka yego niko n'ibigenda bigenda bizenguruka, tugenda tubona uko isi ikirere kigenda gihindagurika, uko imvura igwa none ejo ntigwe, ukumva ngo mu kwa cyenda niho imvura igwa ikagenda ikabura, ubundi kwa cyenda kundi mwaka ikaboneka, ukumva imvura yaguye igihe cyo mu zuba itwaye abantu mu gihe bitarajyaga bibaho. Nyine isi igenda ihindagurika, kandi uko ihindagurika ni nako natwe tugenda duhindagurika. ese ubundi ndagira ngo dutangire twibaze ubundi ikintu cyitwa ubusambanyi, ko uko umunsi wije ndugataha ko bigenda bifata indi ntera. Ubundi abantu uwo mushinga wajemo gute, kuki abantu ibyo bashyize imbere? Ubwo twakwibaza se kuki mu mitwe y'abantu aba bato aba bakuru usanga icyo cyonyine kitwibera mu mitwe cyaje kikatwarikamo, cyabaye nk'inzuki mu mutiba. Icyo twakwita shitani. Shitani nawe agenda yihinduranya, bavuga ngo imperuka ngo niza ngo cyane igihe kizakwiye ko turi gusatira imperuka. Twebwe twasomye Bibiliya turanayisobanukirwa, harimo abantu twumva ubutumwa bw'iro bwayivuyemo. Imana ivuga ngo ijya kutangaza Yezu Kristo nk'uje gucungura isi, yaramwohereje avuga ati uyu ni umwana wanjye mboherereje, naze abacungura abakiza ibyaha. Mu kubakiza ibyaha abaho asubira mu ijuru kwa data kwa se. Mu kuza yavuze ko ikizatwereka ko agiye kugaruka hariho kwigaragaza. Satani ngo azatangira akore ku mugaragaro, azakora ku mugaragaro. Abasambanyi bazasambana ibwirwa ku ruhame, tubona abantu bagenda gusambanira ku muhanda, social media. Umukobwa niba atinyuka akagenda akambura ubusa kuri social media, agafata igitsina cye, agafata kokombure akajya yikinishamo, bivuze ko ni nko kuba yasambana n'ubundi ku karubamba. Niba tubona umukobwa agenda akajya hari akifota amashusho ari gusambana n'undi mugabo n'umugabo, tukabona umugore ari kugenda, umugore afite umugabo ari kugenda ari kujya gusambana n'undi mugabo utari uwe, ni icyerekana ko isi igiye kurangira. Bivuze iki? Bivuze ko na shitani nawe ubwe ari gushaka abayoboke bazaza bakagwana nawe ndetse bakarimbukana nawe. Ntago rero ibyahanuwe ntago tuzaza ngo twebwe tugire icyo twongeraho. Izi ntambara turi tubona mu burasirazuba bwa Kongo ni ibintu byavuzwe, byahanuwe, bigomba gusohora. Uko byagenda kose bizasohora, nta n'ikintu na kimwe tugomba gukora ngo tubibuze gusohora. Umugambi w'Imana uratinda ariko ntuhera. Ese tusubiye mu bihe bya Sodoma na Gomora, bivugwa ko harimo ubusambanyi nk'uko twabivuze ko bwari bwinshi, ibanga ryari itaratera imbere nk'uko ubu ngubu rimeze. Ese noneho kuki noneho ibyo bintu twabifashe bikatujyamo, nubwo twateye tuvuga ngo ni ibintu byanditswe, ariko ntabwo dukwiye kujya muri ibyo bintu. Njye naratunguwe cyane mu myaka za 2010 niga muri segonderi Kabuga, abantu baranze. Nari perezida wa Club Anticide. Uzi ko waganirizaga abana ukababwira mukaganira kuko umugana ko bwirinda sida, mukabigisha iki. Noneho nyuma yaho ukaza kubabaza uti se, ukabaza umukobwa muri kuganira ku ruhande uti se ukundanye n'umuntu ukabona amaze ukwezi nta kintu akubwira, uwo muntu byaba bimeze bite muri wowe? Rwose akagusubiza tuje ameze neza, akubwira ati ngiye ugasubwo yaba ari umuntu ra reka ubu sibwo byashoboka. Ukumva ko icyo kintu twimitse mu bantu sinzi kibitera rwose. Nicyo kintu twimitse na Bibiliya buriya ngiye hari ahantu meruka kujya muri Bibiliya ndasoma nsanga ko ibi bintu ari ibintu byahozeho kandi bizahoraho. Niba twarumvaga kera cyangwa mu mateka tugiye muri iriya migi yari ikomeye ndetse no muri biriya bihugu, tukavuga nka za Isiraheli zarahindutse, wenda sikiri imbere Isiraheli, ubwoko bw'Isiraheli twajyaga tubwumva za Yerusalemu, za Yerusalemu yera, tukumva hariya za Kanani, Ikanani, ni hariya ni muri Palestina, byose byahozeho kuva kera. Intambara yahozeho ndetse n'Imana ikavuga ko ibyo bintu uko bizagenda kose bizagumaho. Yego, aho rero niho bitangira kugoranira rwose pe. Ahubwo tugira inama rwose abantu, cyane cyane urubyiruko. Njye nubwo nkunda kwibandaho cyane ikintu cyitwa ubusambanyi, bagenzi banjye tukigendere kure. Noneho by'akarusho kumva ngo umusore yafashe icyemezo ajya mu rugo rw'umugabo kujya gusambanya umugore w'umugabo.
ibyo nta kintu, ibyo ngibyo ntago wabuza umugambi w'Imana gusohora, nta nubwo wabuza ibizaba kuba, uko bizagenda kose bizaba, ahubwo ingaruka bizaza nizo tuzirengera. Ahubwo twebwe ntago ngo twajya ngo twinjire neza, twe turagira ngo tubereke uburyo ki kuba isi turimo uyu munsi yatatswe n'iki nakwita n'ibyorezo, yego ikatakwa n'intambara, yego ikatakwa ndetse n'ubugizi bwa nabi, ikatakwa no kwikunda kurenze, ikiremwa muntu kigahinduka kugeza aho umuntu asigaye yumva mugenzi we, umuntu mubana ari inshuti yawe atari ubushuti, ahubwo ari ikindi kintu akugamijeho, ari iyindi nyungu ze ateganya kukubonaho. Ibyo ngibyo bivuze isi turimo aho iri kutwerekeza. Ntago twabonye intambara kera, twumvise mu mateka intambara ya mbere y'isi yarabaye, twumva intambara ya kabiri y'isi iraba, hari igisobanuro cyabyo. Abenshi bumva ko kuba yarabaye ari uko imiryango mpuzamahanga yananiwe, abandi bumva ko kuba yarabaye ari uko nyine ngo bagira ngo wenda intwaro zari zikozwe icyo gihe zibashe gukoreshwa, cyangwa babashe kubonaho urusero nyine rwo kugira ngo bazikureho hazi izindi. Ibyo ngibyo ntago ariko byari bimeze, ahubwo ni ibintu byaje kuva kera mu buryo Imana yavuze ngo umwana, ikiremwa muntu kikimara gukora icyaha biturutse kuri Adamu na Eva, Imana yavuze ati umwana w'umuntu ndakuvumye, uzabaho ubabaye, uzabaho mushyamirana, umuntu azica undi, uzarya bikugoye, uzavunika, nta kintu na kimwe uzakora uzabona utakivunikiye. Nyuma y'ibyo ngibyo hiyongeraho yuko buri kimwe cyose umuntu agomba kugikubya, bitewe n'iki, bitewe no gukora kuri cya giti cy'itunda. Izo ntambaro zagombaga kubaho. Yego, ariko uko biri kose, niba Imana duhaye ubwenge bwo guhitamo ikibi n'icyiza, ntabwo dukwiye kugendera ku byanditswe, kuko ari ibyanditswe hano hari aho twasoma bitewe n'ukuntu ngiye nahenterepurete uko mbishaka, nkabishaka ku marangamutima yanjye, akagurisha abantu benshi. Niyo mpamvu rero dufite ubwenge bwo guhitamo icyiza n'ikibi. Simbona impamvu twemeza ko ibyo byose ari ibyanditswe bigomba gusohora. Yego bigomba gusohora, ariko kuki twe tubisohoza? Nicyo tugomba kwibaza. Niyo mpamvu akenshi ngiye mubwira ngo izi ntambara za hato na hato ku guhangana kw'ibihugu bihatse uburyo bukomeye, cyane cyane mu buryo buri politiki, mu buryo buri economique, niho hantu honyine navuga ibihugu byose biri kurebera, niho biri gucunganira. Ngewe nakomeje kujya ngenda nsoma amateka, ninjira mu bitabo, wenda nubwo ntasomye byinshi, nta burambe bwinshi mfite bwo kuba gusoma ibitabo, wenda mvuge ngo nasomye byinshi, ariko icyo nagiye nsoma, nagiye nsanga amateka, ukareba nko mu mwaka w'1940 n'urugero, ndabaha nk'urugero, hadutse hari ibyavugwaga, noneho wowe ukabisoma ukumva ngo byaba bimeze bitya, ngo gutya, twumva ingoma z'ubwami uko zabayeho mu Rwanda, twumva uko uburyo bwagiye bisimburanya, twumva uburyo kibagiye, wenda umwami ntihabaga wenda kurasana, umwami yicaga undi bamukumva ngo yarozwe, bakarogana, umwana w'umwami kugira ngo wenda bo kumutwara ubwami akica undi kugira akaba igitambo. N'ubu niko byaje, ahubwo byaje mu yindi sura, aho kugira ngo umuntu wenda afate ubutegetsi bisaba ko aba yishe wundi wari uriho, cyangwa se habayeho ibyo ngibyo uko twagiye tubibona byagiye bigenda, ni ibintu bigenda bihora bigaruka. Niba twumva umwana w'umukobwa agendaga agafata agasambana na se umubyara, nabivuzeho ni ibintu no kuva kera byabagaho. Ni ibintu by'ubwami, n'ubuyobozi kw'iki gihe niko bumeze. Umuyobozi arajya ku buyobozi, bisabye ko yivugana undi kugira ngo abashe kugera ku bwo buyobozi ashaka. Umuntu arabasha kugira ngo atunge amafaranga, bigasaba ko abanza kujya guhemuka, kwiba, cyangwa kujya kwicundi, cyangwa kujya kuraguza kugira ngo ayabone. Kera byasabaga ko bakoresha imiti yindi n'amahembe n'ibiki kugira ngo umuntu ngo abe umukungu. Hari ibyo nayo yigomwaga, n'ibindi yasaga by'ibindi bigirwamana. Ibyo byose ni ibintu bigenda bigaruka. Ndaguha nk'urugero, mu myaka yashize twabonye, niba wageze ubona ngo ifoto
akantu kageze kanyura ku mbuga nkoranyambaga berekana umuntu wa kera cyangwa umugabo wa kera uburyo yambaraga bya bipantaro bifasha hano hasi birekuye kaza kamufasha hano hasi kikarekura bazitaga mampa ubu tuvugana nizo ziriho ndamya neza ko abana cyangwa urubyiruko rw'igihe nibyo bikwambara bipantaro birekuye bingana umusozi binini ibyo byose ni ibintu byabayeho kandi bigomba kugaruka tubona inkweto z'amapantufure kera nizo bambaraga kera ejo bundi turazamba zaje zihindurira izina ngo ni amatufu n'amadehaje izo ngibyo byose ni ibintu byerekana ko ibintu tunyura ntago ari ibintu bije bishyashya ni ibintu byahozeho kandi iyo biza gutyo biba bituganisha ahandi habi twebwe tutatekereza ubundi akenshi usanga icyo twita iterambere niryo ryica ibintu byinshi ugasanga noneho n'icyari umuco buriya buri gihugu kigira umuco wacu icyo twita umuco cyadufata nk'umuco dufata nk'ikizira cyangwa se kitagaragara neza mu muco wacu ahubwo ugasanga noneho iterambere rize kuhita rikivugurura neza gusa ahubwo ukabona ko cya kintu ahubwo ari cyo kintu wanatanzwe kugikora ahubwo ibyo ngibyo ni amateka maremare ni ibintu dushobora kwitinzamo cyangwa kuzimbamo tukabikuraho amakuru menshi ariko iherezo ryabyo ni uko nyine bizongera bikaranga cyangwa isi imana yonyine ubwayo akaba ari iza kwicira inzira no guza gukora ibyayo nta kindi rero twarenzaho wenda ku iki kiganiro tugiranye n'ubwo wenda hari abantu babuze kucyakira birenze nk'uko twabivuzeho cyangwa bakashyiraho utundi dukeregeshwa twabyo nabyo barabyemerewe hari n'abandi bashaka wenda kuza kuvuga ati twebwe turahari twabaha n'ibiganiro ibyo ngibyo muratumiwe ni karibu hano muba mwisanga ngewe mu gusoza ndashaka gusozanya n'utuntu tubiri ikintu cya mbere ndashaka kubasomera ibyanditswe kuko nibyo twahereho kare tuvuga ko hari ibyanditswe bigomba gusohora ndashaka ko dusoma mu Bakorinto ba mbere ibice ni 7 ntabwo duhera ku murongo wa mbere cyangwa se tuhera ku murongo wa 14 ubwo musome guhera ku 8 ariko ngiye ndibanda ku murongo wa 14 kuko niho numva hari inyigisho umuryango wacu nyarwanda wagenderaho haravuga ngo kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we kandi umugore utizera yezwa kubw'uwo mwene data ni ukuvuga ngo we mugabo wezwa kubw'umugore wawe n'umugore yezwa kubw'umugabo ahubwo asigaye reka twererane imbuto nicyo kintu navugaho